David rero ahantu isaga nanone isa nkaho iri guteza impaka ni yaho indege aho bavuga ati government of Rwanda yishyuye indege yazanye uyu mugabo mu gihe leta y'u Rwanda yavuga ko yo itigeze igira uruhare mu kuza kwa Rusesabagina ahubwo Rusesabagina we yizanye n'ubundi saga tuzanye i Kigali ahubwo gwende yakogaho iperereza akavuga ati ndarengana turadiringa ibi nibi batimutuzanire aramuzana rero ikintu cyagaragaragaramo ni nk'amakuru asa nkaho ayunguruye cyane ya sponsorship y'igikorwa cyo gutera inkunga biriya bikorwa iriya procedure iriya operation yose mu byukuri wavuga yuko bitahakanwaga n'u Rwanda ko rwaba rwaramufashije nawe atahakanaga u Rwanda rwo rwavuga ko yayisanze Kigali nawe yarivugiraga wa mugari urakoze kunkosora pastor we ubwo yaravugaga ngo nigiye wishyuye kufatwa agafungwa ni inkuru kubavugwaho muri tourism ni inkuru reka nkongere mu butabera ni inkuru reka nkongere ya kane ugeze ku nkuru eshatu iya kane rero nashaka gucaho akarongo ni ukuvuga ngo bano banyamakuru izi network ziriho harimo no gutega imitego abantu turi burebeho urumva ntabwo ari gutega imitego rega David izo ni technique z'umunyamakuru kuko muri investigation umunyamakuru afite ni umutego nyine witangazamakuru hari ikibazo ntabwo ari umutego nasomye iyo nkuru ahantu bamukotinga ndahabura ariko ubwo bafite impamvu babivuze nanjye ubwo sinzi ntabwo isomye inkuru ya The New York Times ubonamo genda nzabamwita ariko aho bakamukotinga mu kintu kimeze nka title utu tuntu ngenda mbona bagenda kumureba ukamubura inzandiko zirimo gusohoka mu bitangazamakuru ibi businge arimo kuvuga muri Al Jazeera birasa nk'ibirimo gutanga ubusobanuro ni explanation aho kuva Rusesabagina yafatwa ngira ngo mu itangazamakuru hagiye agaragamo ikintu kimeze nko gusobanura ariko noneho iyo counter attack ubu ngubu iri motomoto urumva David ntibyoroshye ndetse hari umunyamakuru mu kanya nahoze mbona kuri Twitter ni mugenzi wacu Etienne Gatanazi warimo winuba avuga ati ariko ko turuzi ibisobanuro bitangwa ku binyamakuru bikomakomeye mpuzamahanga kandi hari ibinyamakuru byo mu Rwanda twebwe turasabwa iki kuki badaha agaciro itangazamakuru ryo mu Rwanda ntabwo umukatari afite keya ku Rwanda icyo navuga muri aka kanya nuko ibizakomeza gushyushya umutwe ino counter attack y'aba bagabo ntabwo yoroshye cyane case study y'uko ibintu byagakoretse muri communication cyangwa uburyo ushobora gutanga simbizi wenda uko bareba babikora muri communication strategy zabo baba barakoze uko zamenegiste ariko ubundi wenda sinzi niba yaracitswe cyangwa yaratezwe ntabwo yatezwe ariko David nuko mukanya ndaza gupangirira gatimu ikintu cyashoboka jewe nakora abibaye ari nkanjye nakwima amakuru akubwira ngo cyangwa nyihanganira gatoya ndaje mbikubwira fata urugero rumwe David rundi nko kuri rabaro wabonye ko hahisabaho gusohora ibaruwa isa nkaho igaragaza aho ministeri ihagaze ariko giye kubwanjye nkurikije uko nabibonaga David no kuvuga ministeri yisobanuye ko yari Jazeera kandi bakoranye ikiganiro uko nabibonaga David irabaruwa ntabwo yari ikenewe Reka tubashimire kandi tubifuriza amahoro y'Imana wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ngushimira kuko ukomeje gukurikira Bwiza TV kuri YouTube channel ikaze David nanjye nguhaye ikaze meki uhora ikaze kenshi buri munsi ariko ukuntu ikaze riryoha nanjye nguhaye ikaze banaguhaye ibyubahiro ntacyo bitwaye twese turubahana ariko ikiriho cyo nuko kandi hari n'ikintu burya abantu batubona gutya kuri screen zabo batajya bibaza ukuntu abantu bahorana buri munsi babona ibyo bavuga babona n'iki bakavugana niba hari wagira ngo tuba twacometswe niba hari ikintu kiryoha burya hari abantu bakurikirana nka football gisi nyikurikira cyane ariko hakaba nk'umukinnyi ukomereka cyangwa undi akajya kuri bench ugasanga mugenzi we badakina no kuri nimero imwe yamubuze mu kibuga akavuga ati yongera kanaka mu bakabiri ishoti mbanyimuhaye akayibyaza ikintu natwe rezi battle dukoresha mu itangazamakuru ziradufasha cyane hakaba no gumpa ikaze cyangwa se mugahura munakumburanye kandi ari umunsi umwe gusa kuvuga uti noneho ejo tuzavuga gute bizagenda gute ibintu nk'ibyo David ni ibintu biba bikenerwa nikaze gukora bizi ngo urugo rutakwise umushyitsi urabizi ko uko bigenda none ngo mumaze imyaka bwiza imyaka 6 ntikaze nanjye ndari guhaye niyo mpamvu turimo twakirana ngira ngo ikaze meki kuri screen zabwiza ati urakoze cyane kuri kamera zabwiza reka rero tubashimire tubahe ikaze mu kiganiro tugiye kugirana aho tukubwira tuti hari ikiganiro
cyangwa se kuri uyu munsi wa gatanu wa gatandatu no ku cyumweru hari saga irimo iravugwa David. N'ubundi mu Kiswahili baravuga ngo ni taarifa zinazogonga vichwa vya habari au vya magazeti. Bavuga ngo ni inkuru zirimo kuza kuri front page, zirimo ziraza imbere mu binyamakuru no muri za magazine. Ubwo rero n'ubundi akenshi na kenshi ku munsi nk'uyu nguyu dukunze kwibanda ku nkuru zikunze kugaruka cyangwa zagarutse mu cyumweru cyane, aho uyu munsi turi bwibande kuri saga twavuga iri hagati. Ikiganiro Minisitiri Busingye yatanze gikomeje guteza impaka nyinshi ndetse na saga kugira ngo bigende neza. Akenshi na kenshi muri media iyo dukoresheje nk'izina ry'umuntu nubwo riba rimenshonize nta kibazo gihari, hari uwatekereza ko turimo gufokasinga ku muntu. Ntabwo dufokasinga ku muntu kubera ko minisitiri ubwo yatanze ikiganiro ku kinyamakuru Al Jazeera mu izina rya government, ni intumwa nkuru ya leta, noneho minisiteri iyo ihita nayo ejo ku munsi wa gatanu yasohoye itangazo risa nkaho rivuga muri status ya Ministry of Justice, Ministeri y'ubutabera, ariko ritavuga muri langage ya Ministry w'ubutabera. Bisa nkaho byabaye ari nk'irido hagati ya Ministry w'ubutabera na Ministeri y'ubutabera. Ubwo se ni ridora cyangwa ubwo ari uburyo bwo gusobanura neza icyari gikubiye muri iriya interview. Impamvu mvuze gutyo ngo ni irido ni ukubera yuko ndahuza ibintu ikintu kimwe n'ikindi gitandukanye. Nuko akenshi no kuri social media mu gihe gitambutse abantu bakunze kwinubira ibintu bitangazwa n'abantu bari mu nzego z'ubutegetsi bwa leta, bavuga bati bakwiye gutandukanya ibitekerezo bya ministre cyangwa umutegetsi runaka n'ibitekerezo by'urwego bahagarariye. Bakavuga ati se turamenya kanaka yavuze ibintu nkawe bwite, turamenya kanaka yavuze ibintu nk'ikigayobora cyangwa ministeri. Ariko ngira ngo umunyamakuru atangira kumubaza yaramubajije ati uri official cabinet, undi nawe ati yes. Ngira ngo mu kiganiro yamubaje urebye no kuri titre ku mazina banditse ko ni Minisitiri wa Justice, bakavuga ko nyine Minisitiri w'ubutabera mu Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta. Ariko mu itangazo wajya kureba ukabona nyine nta ubundi tangazo rya ministeri mu buryo cyangwa buriya ntabwo mpugukiwe cyane na administration na communication zo muri ministeri byashobora no gusigushigaho mu kono na ministeri. Ariko horiya ni itangazo rya Ministeri y'ubutabera, ntabwo ari itangazo rya ministeri. Nubwo Ministeri n'ubutabera na ministeri nyine nibyo nakubwiraga bikunze kubamo confusion. David rero nta kindi cyateye iyi saga cyangwa cyateje izi mpaka, aho usanga ku ma social media, kuri groupe, kuri Twitter nicyo kiri kuvugwa. Impaka ni zose David, impaka aho abantu bavuga bati ahantu minisitiri ashobora kuba yatsikiye, uyu munyamakuru nawe ashobora kuba yarakoze amakosa. David ngira ngo ni byinshi cyane. Ibi byose byavuye ku kintu cy'uwitwa Rusesabagina, ku kibazo cy'uwitwa Rusesabagina ufungiwe muri gereza y'Amageragere ndetse akaba ari no mu butabera bw'u Rwanda. Rusesabagina uyu nguyu akaba yaraje avuye muri Amerika mu mujyi wa San Antonio ho muri Texas, ko San Antonio muri Texas, araza agera Dubai, ava Dubai azi Kigali, ariko akaba yaragombaga kujya he mu gihugu cy'u Burundi. David ngira ngo mu minsi yashize nibwo hagaragaye inkuru y'umupaseri Pastor Niyomwungeri Constantin agaragaza uko yakoze operation kugeza Niyomwungeri kugeza Rusesabagina yisanze i Kigali. David rero ahantu isaga nanone isa nkaho iri guteza impaka ni yaho indege, aho bavuga ati government of Rwanda yishyuye indege yazanye uyu mugabo, mu gihe leta y'u Rwanda yavuga ko yo itigeze igira uruhare mu kuza kwa Rusesabagina, aho Rusesabagina we n'ubundi saga i Kigali. Saga tuvugaho ahanini naho nyine uriya Pastor Niyomwungeri yasobanuraga procedure y'ukuntu yagejeje Rusesabagina ino, bamwe bakayibonamo bamwe babibonaga mu buryo nka A na B. Uburyo bwa mbere mu busobanuro bwe mu itangazamakuru byasobanutse uko yabisobanuraga, hagaragaramo ikintu cyo kugaragara nk'intwari, nk'umupatriote, kuko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ububiri uriya mugabo, urumva, bw'umuntu wamenye amakuru y'umuntu ushaka kugira nabi igihugu akamwerekana. Kandi ibyo buri nawe ngo yari yarakozweho iperereza kuko bamenye ko avugana na Rusesabagina. Urakoze cyane, baza kumuta muri yombi. Iyo niyo be umvugiye rero, hakagaragaramo yuko nibyo Niyomwungeri avuga bya initiative yo gukurikirana no kuzana Rusesabagina atari ibye bwite, ko ahubwo nawe yakozweho iperereza, ahubwo wenda yakozweho iperereza akavuga ati ndarengana
turadiringa ibi n'ibi batimutuzanire aramuzana. Rero ikintu cyagaragaramo ni nk'amakuru asa nkaho ayunguruye cyane ya sponsorship y'igikorwa cyo gutera inkunga biriya bikorwa, iriya procedure, iriya operation yose. Mu by'ukuri wavuga yuko bitahakanwaga n'u Rwanda ko rwaba rwaramufashije, nawe atahakanaga. U Rwanda rwo rwavuga ko yayisanze Kigali, nawe yarivugiraga wa mugari urakoze kunkosora. Pastor we ubwo yaravugaga ngo nige wishyuye hotel, nishyuye indege, yabayeho kunyuranya, yabitondaguraga nk'uvuga ko yabyishyuye. Kandi uriya mugabo n'umukire ntago ari ikibazo cy'uko yakwishyura indege cyangwa yakwishyura ikindi iki. Noneho ukabona rero ko ahubwo byari no kuvuga ngo dore ndamuzanye mu nsubiza yanjye, ibyo ntago ari byo vuga. Rero saga iza kuva he ku cya Ben ashaka kuvuga, saga iza guturuka ko noneho Ministre Businge ari mu byo yatangaje, arimo ko u Rwanda noneho officially rwishyuye iki, rwishyuye indege. Rero ahantu nubwo tutari mu guki mu by'amategeko mpuzamahanga, ahantu hakunze kuva n'ikibazo kandi ubona n'aba bantu barimo kugerageza gukurikirana ibintu bavuye kuri Rusesabagina bakaba bagiye ku ndege. Buriya no kuvuga ngo niba u Rwanda rukoze attaque kuri Rusesabagina akoze attaque ku Rwanda, kuko dukoresha ayo hypothèse cyane kugira ngo abantu bumve neza ko u Rwanda rutapfuye gutekereza Rusesabagina gusa, ari impamvu Rusesabagina nawe yishyize hanze kandi against u Rwanda rukamukurikirana. Uburyo rwamukurikirana muri gutuma kuganira uyu munsi abantu rero ubundi izi saga zose zirimo meki abantu bo kuri side iyi cyangwa iriya, ntashaka kuvuga iyo ariko nsana kujudging umwe wese, barimo kureba akavuga ati shaka ko byagenda kose Rusesabagina nyine baramufite, aba bantu baramufite mu maboko, hari mageragere cyangwa hari hose, urumva. Ariko natwe dushake ikintu cyatuma bagwa muri weakness cyangwa muri negative. Nicyo nshaka gucaka ngo urumverega David, iyo inkuru nituge Rusesabagina n'umuntu wavuzwe guhabwa umudari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agirwa intwari, ubwabyo kufatwa agafungwa ni inkuru, ubavugwaho muri tourism ni inkuru, ari mu butabera ni inkuru. Reka nkongere ya kane ugeze ku nkuru eshatu. Iya kane rero nashaka gucaha akarongo, ni ukuvuga ngo bano banyamakuru izi network ziriho harimo no gutega imitego abantu turi burebeho, urumva. Ntabwo ari gutega imitego rega David, izo ni technique z'umunyamakuru. Umunyamakuru kuko muri investigation umunyamakuru afite ni umutego nyine w'itangazamakuru, hari kibazo. Ntabwo ari umutego, ni technique umunyamakuru. Nta kibazo byita uko ushaka. Iyo bibaye umutego muri iyo mvuga y'umutego biba ikintu kindi, ariko umunyamakuru ahubwo ikintu kiba kigoye we nukumenya aho watezwe. Aho nashaka kwerekera aho turahareba, wenda ni Kinyarwanda isa nk'ikigoye, ariko umunyamakuru afite uburyo bwo kubaza, afite uburyo bw'amayeri bwo gushaka content akayibona. Aho nashaka kwerekeza n'ubundi ku kintu cya kane waravuze ingingo eshatu. Iya kane nashaka kuvuga nuko kuko turimo gusesengura tunareba kure, at the end of the day abantu aba cyangwa bariya barashaka ukuntu u Rwanda rwaza rukagwa mu wundi mutego narwo rw'ubushimusi, kuko ni icyaha mpuzamahanga. ngira ngo ni nacyo kintu cyavuzwe cyane ubwo Rusesabagina yamara gufatwa. U Rwanda rwagiye rushinjwa gushimuta, ngira ngo za AU zirandika, ngira ngo Amerika irandika, abasenateri barandika, abantu ku giti imiryango irandika, bose bavuga ati free Rusesabagina, free Rusesabagina. Ni saga yabaye cyane, ngira ngo u Rwanda rwagiye rwisobanura mu bintu byinshi bitandukanye, ngira ngo na perezida yarabisobanuye mu kiganiro cya mbere perezida yakoze ubwo yavuga ko uko Rusesabagina yageze i Kigali. Perezida yavuze ko Rusesabagina yizanye, yahamagaye telefone itariyo, yahamagaye nimero itariyo. Rero long call, ari naho yavuze ko we yizanye i Kigali. Ngira ngo nari ubwayo niko yabivuze bisobanura, ngira ngo byagiye bivugwa gutyo. Noneho rero haza za ntambara zo kuba bamwe Leta y'u Rwanda yaba ko umuntu yarizanye. Noneho haza abandi bantu babandi barimo imiryango mpuzamahanga, barimo na AU, abo nabo batangira kuvuga bati murekure Rusesabagina. Sasa icyo kintu cyo kuvuga ngo kurekura Rusesabagina kirakomeza bati yafashwe mu buryo butubahirije amategeko, ngira ngo u Rwanda rusobanura kugeza aho ejo bundi uyu niyo Mungeri ari we muntu, ngira ngo na Rusesabagina aganira na New York Times na The East Africa, yavuze ko umuntu wamuzanye, yavuze uko umuntu bari bavuganye, umuntu bahanye gahunda yo kujya i Burundi ari uwitwa Constantin Mungeri. Uwo mupasiteri niwe, ariko umupasiteri yari ataragaragara mu minsi ishize, ngira ngo mu byumweru bibiri ibintu birarashira
aho niho twabonye uburyo niyo mungeri pastor niyo mungeri yasobanuye uburyo bageze Dubai bagafata indege private jet iyo ndege yagomba kubazana uzi ko ngo niyo mungeri niyo wishyuye na hoteli ngo yagomba kujya i Burundi shyiramo iyo component ariko niyo mungeri we indege yagomba kujya i Burundi ariko niyo mungeri we oya Rusesabagina yajyaga i Burundi we yagiye i Burundi indege igomba kuza i Kigali so nuvuga ngo Rusesabagina ageze muri private jet uko babisobanuye ko niyo mungeri bisobanuye ngo anavuga ko yaje asinziriye ariko nyine kubera ibyo yabaye ase pastor niyo mungeri yarananiwe arasinzira wagira ubundi kari umusenzi umunyamasengesho yamusengera agasinzira kugeza yakangukiye mu biganza bya RIB sasa ukuntu byagenze ngo abantu bo mu ndege ngo iyo na mission ngo ari igiye gupfa urumva ntuza yaragiye kweshuwa pastor niyo mungeri ariko wazarabizi ibyo mu kirenge iyo ya rusenda rudakora bwasinziriza akuribaza wowe ujyanye umuntu ahantu arisa bivumbura urumva intambwe aho warugeze nyine ngo byageze gute uko bivugwa bageze mu ndege ngo abantu bo mu ndege uko indege igiye guhaguruka itavuga ati tugiye guhaguruka twerekera i Kigali ni muri birometero nibi byadutwara igihe kingana gutya na gutya kandi bari batarafata ibyo kurya ariko noneho ngo undi ahita asakuza cyane niyo mugeni wese asakuza cyane azibiranya rwa rusaku rwa ya ndege kugira ngo undi atabyumva no kutubeshya buriya yamwambitse kuteri wenda ashyiramo ndomboro ya soro ariko numva ko yakoze akazi kandi ubwo operation David ni operation nzanabonye ejo utuntu abantu barimo bahererekanya nsanga ngo ni byavuzwe nandera ziriya operasiyo ubundi zikunze kuba nabyo banza biri kuri The New York Times ariko bavuga ko ngo iyi ni operasiyo ya mbere nziza irimo operasiyo za intelligence zabaye successful bavuze ngo that is why I told you that this was one of the best intelligence operation ever ibi bavuga ko byavuzwe na General Nzabamwita ushinzwe umunyamabanga wa NSS cyangwa se umukuru wa NSS ariko jewe nasomye iyo nkuru ahantu bamukotinga ndahabura ariko ubwo bafite impamvu babivuze nanjye ubwo sinzi ntabwo isomye inkuru ya The New York Times ubonamo General Nzabamwita ariko aho bakamukotinga mu kintu kimeze nka title utu tuntu ngenda mbona bagenda kumureba ukamubura so umunyamakuru wamubazaga witwa Abdi Latif iyo ushakishije iyo nkuru ibyo bintu ubisanga muri nkuru ya The New York Times ariko nanone waza gushaka abantu bamukotinze ukahabura erega ibi byose kuko hano baravuga ngo bavuga ko bamuhaye ikiganiro urumva akike twe no kubitindaho nta nubwo so nyine urumva wari ukiri kuri process uko yenda kose yabaye operation David iyo aho naho twagize turaseka iyo operation yabaye yarwejwe amategeko itarwejwe amategeko David iyi ni operation hatari reka nkubwire niba wararebye amafilime ukareba operation za intelligence zagiye zikora David ni imwe muri operation erega uko byanagenda no ku mafaranga yakoreshejwemo nibyo nkeka ariko ntago nabyemeza ko wenda sicyo tugambiriye amafaranga yakoreshejwemo n'ubuhanga bwakoreshejwemo ukareba n'amafaranga yakoreshwa abantu barindanya bimata nahe hose n'intwaro bakoresha n'ibiki byose usanga ariyo make ya meka oya David uko yenda kose ni operation uko yenda kose nubwo wenda uyu mugabo yaburana agatsinda akagirwa umwere cyangwa se wenda n'uburenganzira byose n'uburenganzira bwe aracyari muri afite abavoka nabonye naje nakurikirana urubanza kuri YouTube barabizi oya n'ikindi wenda imiryango ishaka kwensita wenda n'u Rwanda rukagira uko rubigenza simbizi ibyo ni iby'amategeko ariko David uko yenda kose iyi ni imwe muri operation ku bantu bagiye babona za operation mu bitabo ugasoma ibitabo ukareba uburyo intelligence zagiye zikora ko ni entwa noneho rero akwiye kwambikwa general urakoze cyane rero noneho rero ariko noneho ubwo tugiye guhita duhindura tuze nari nyikubwira nuko twari tugiye kare gaciyemo nkubwira ntacyo bitwaye ibyo ngibyo ariko operation yaje niyo mugeri nyine mu ndege yaje kumuzibiranya birangira indege igiye gute ije ku butaka bw'u Rwanda i Kigali nguko Rusesabagina yisanze uretse ko tutanakwizera ntabwo twakwizera amakuru y'umwinjira tubwira yose kari ukuri ibyo ni ibyavuzwe uyu munsi none turimo turavuga ibyavuzwe ariko nguko uko operation bivugwa ko yagenze David iyo operation rero yaje gukurura iki noneho rero kadutangirira aho ngaho tuyite attack urumva kuri Rusesabagina na ferize zose noneho tujye muri phase ya contre attaque nkavuga ngo rero
icyo twabonye nko kuzana Rusesabagina tubyite atake. Ubwo sinshatse guhera kera kuri impamvu za Rusesabagina no gufatwa kuri ibyo ntabwo tuba kubyinjiramo. Tugende kuri episode ubu twari kuri ibyo twarabivuze abantu barabizi iriya yari episode ukwayo. None episode iri ubu ngubu ni episode Rusesabagina mu butabera, ibyo nta nuko twabitindaho. Iyo nayo ni abantu barayizi. Noneho haje contre attaque, urumva Sebra ni contre attaque buriya. Ni contre attaque Rusesabagina kuko ubu ngubu ugiye kureba ukabona reka tubivugishe kuri Meki. Inzandiko zirimo gusohoka mu bitangazamakuru. Ibi Businge arimo kuvuga muri Al Jazeera. Birasa nk'ibirimo gutanga ubusobanuro. Ni explanation. Abo kuva Rusesabagina yafatwa ngira ngo mu itangazamakuru hagiye hagaragara ikintu kimeze nko gusobanura. Ariko noneho iyo contre attaque ubu ngubu iri moto. Urumva David ntibyoroshye. Ndetse hari umunyamakuru mu kanya nahoze mbona kuri Twitter ni mugenzi wacu Etienne Gatanazi warimo winuba avuga atari ko turuzi ibisobanuro bitangwa ku binyamakuru bikomakomeye mpuzamahanga, kandi hari ibinyamakuru byo mu Rwanda. Hari ibinyamakuru byo mu Rwanda twebwe turasabwa iki? Nk'ubu turimo kwibaza twisubiza turakotinga Al Jazeera. David ariko igihe icyo nshatse kubivuga hanakenewe press conference nini cyane, urumva izikicara kuko urabona nibikomeza kujya muri Al Jazeera bikavuga ngo East African yavuze ibi, urabona ngo The New York Times yagize gute, erega noneho urabona ari explanations nka community mpuzamahanga irimo gushaka yifashishije ibinyamakuru mpuzamahanga. Ariko noneho nanjye nubwo nta munyamakuru mpuzamahanga, nanjye hari clarity n'ibindi nandi makuru nkeneye kumenya yimbitse kuri ibintu nk'umuturage kwanza first of all, ariko none nk'umunyamakuru. Sasa ino phase rero turimo kureba ino phase yo gusubiza cyangwa kuri playing kuri counter attack zabo kwa Rusesabagina. Ukuntu irimo gukinwa no hanze ikiri kiganiro. David rega irimo gukinwa noneho. Icyo nakubwira niho habonekamo ikibazo noneho. Icyo nakubwira cyambere gikomeye nuko iki kibazo kiragaragaza gisa nkaho kigaragaza icyo David icyuho runaka ukurikije iyi saga cyangwa se izi mpaka zirimo zibwa n'abantu turabyita saga ariko harimo na confusion na speculation. Harimo speculation aho harimo impaka nyinshi cyane. David ngira ngo ubundi kukibadaha agaciro itangazamakuru ryo mu Rwanda. Reka nkubwire kuko nk'iriya interview bayatanze kuri kugira ngo uzayibone uri umunyamakuru gutya ari interview ihari uri wo mu Rwanda. Ni nacyo Gatanazi yavugaga uri icyuya kandi noneho nibe nawe wenda nibura ushobora no kujya kwisohora wenda ministre yaba yanagizemo fault cyangwa yagizemo icyo avuga ati nyamuneka kuraho iyo nkuru cyangwa se reba ukuntu byoroshya. Ntabwo mbizi niba ministre yakubwira ngo kuraho inkuru ariko rega David uko byagenda kose jewe iki ni igihugu cyanjye sibyo. Kandi mu itangazamakuru batubwira yuko mu byo dutangaza nayo bwayo iravuga bijyanishwa naho uri n'umuco wawe na societe erega noneho kuko icyo ukora urubaka societe. Ntabwo uzaba umunyamakuru kuko niba inkuru isohotse irimo iteza saga kugeza naho uyu munsi wa none ministry nawe ubwe erega nubundi kuri itangazamakuru mpuzamahanga ikimakinga news kuko twese turabanyamakuru kuko turakuze si ifatwa rya Rusesabagina kuko it doesn't make news kuba Rusesabagina yarafashwe ku mwarabu wa Katari wo muri Al Jazeera. Icyo kuba mwarafashe Rusesabagina ntacyo bimubwiye ko umutekano Rusesabagina yahungabanyaga si uwa Katari even leta zunze za Amerika byari kumakinga news iyo Doha ibifite ikibazo. Reka nkwereke nibyo tuvuga buri munsi mu makuru yacu nk'ibyo wambwira mu kanya kuba iyo Rusesabagina aza kuba ari aza kuba Edward Snowden uyu watangaje amakuru ya WikiLeaks Amerika yataye muri yombi ikamukura muri Russia afite ubwenge bwa Russia ubu ngubu ikamujyana muri Amerika. Iyo aza kuba ari Julian Assange urumva watangaje biriya uriya wamaze imyaka afungiye muri ambassade y'igihugu ntibuka i Londres, Amerika yafashe ikamwextradinga ikamukura London ikamujyana muri USA. Ntabwo communauté internationale ntabwo Human Rights Watch iba yahagurutse kubera ko Amerika yari kubirimo iburana ivuga ngo kuko ndibuka mu minsi ishize hari wasaga hagati ya Amerika USA na ariko David cyo cyo turiho icyo turi ku cyakuruye saga kuko uri gushaka kujya gusobanura icyo ushaka kwereka no kukwereka ko twebwe tugomba kumenya mu Rwanda turimo gutanga ibijyanama ikintu cy'ubujyanama ngira ngo tubaza kwitanga nyuma David ahubwo turebe ntacyo reka mpasoza aho ngaho nukushaka kukwereka yuko twebwe muri contre attack wowe uvuga uti ndi umunyamakuru mu Rwanda nakora gutya nuko nta muntu witaye kuri ntabwo wajya kwimerenderega kuko urumva niba tuvuge unarebye muri cya kiganiro ngira ngo minisitiri yabajijwe kabiri ariko wareba ugasanga hamwe aravuga ibi ahandi akavuga kandi even ku kinyamakuru kimwe
ku buryo ubundi ikintu cyashaka kukwereka rero nyine ariko uriya munyamakuru ni umunyamakuru navuga ko yakoresheje ubuhanga bwe abona ariya mashusho cyangwa se noneho rero uburyo akora interview ariko bibaza ko uri umunyarwanda cyangwa uri ikinyamakuru cyo mu Rwanda nanjye niho naringeze hari uburyo warumuha niho naringeze mvuga ngo ntabwo umukatari afite keya ku Rwanda rego uriya n'umunyamerika uriya umunyamakuru n'umunyamerika uriya n'umwarimu muri ntuza muri kaminuza imwe muri Amerika muri kaminuza urumva ntabwo rero ni ukuvuga ngo nta sheri ishushu iri muri naferi ya Rusesabagina tumenye yuko u Rwanda nirwicare ntabwo ni kujya ku mwanzuro ariko turacyakomeza rumenye yuko uko rwakoze izikatana operasiyo rukazana umuntu n'abandi nabo kuba bavuga ngo na nyina mundi abyara umuhungu n'abandi nabo bafite ibyo barimo abyara umukobwa cyangwa umuhungu birashoboka byose mu buryo bwa gender tubyubahe byose no kuvuga ngo nabo ntago bicaye ubusa banyura muri media barakubaza baze buriya ahubwo bazagira no ku rwego kuvuga ngo bazagira ku rwego bavuga ati ejo twagutumye Al Jazeera noneho tugutuma France 24 twumva nabyibye bagenda babipima rega David iyo operation niyo ngo niyo mpamvu nagiye nagasomye ni special operation nivuga ngo niba ari operation iri special nuvuga ngo kandi umuntu wese akeneye kumenya info nkuko uyu munsi none ugira gutya David ukicara ukandika ngo uko Ben Laden yishwe ukava ku munota wa mbere ukageza ku munota wa nyuma wo gupfa kwa Ben Laden uyu munsi none buri muntu wese wamenye ko Rusesabagina yisanze i Kigali yari umwanzi w'u Rwanda ari umwe mu bahungabanyaga umutekano mu bigambaga bitero byakorwaga na FRN bivuze ngo buri media house yose international media na internal media ishaka guscoopinga kuri cyo buri wese akeneye kugira akantu ke muri ango yiwe mu buhanga bwe mu bucukumbuzi buri wese akeneye kugira gute kugira info idasaba kuko ngira ngo David Al Jazeera uyu n'umuti yamenye none se ko uyu musirikare warashe Ben Laden muri ya operation ya Navy Seal ya Amerika yamenyekanye wenda bitinze n'urugero urumva ubundi no kuki pastor y'umwengeri we yamenyekanye mu gihe kitarenze wowe ubibona ute biterwa ngiye nibaza ko bya ubundi yari ngombwa kumenyekana kubganye nari bukiping quiet and silent nkareka bakavuga bagasakuza even no mu byo tubivuga uyu munsi rero byo nakubwira ko urumva niba uyu munsi none tugize gutya ubishyize hanze numara kubishyira hanze ariko kubishyira hanze ubwabyo hagiye kuza analysis zifite interest zitandukanye mu magambo yatangajwe araza muri interest ziwe no muri santima ziwe navuga mu kanya yuko buri wese nawe ubwawe urazifite uravuga uti cyampuza na Minister Businge kuko namaze kubona suruse kuri Al Jazeera ndetse n'itangazamakuru ryacu mu Rwanda rimo kuvuga ati kubera iki Katari kubera iki Doha nta makuru dufite kandi turi abanyarwanda nitwe Rusesabagina yahemukiye niba azabihamywa urumva azabishinjwa ari mu rubanza nyine bivuga ko ibyashinjwa birimo iby'abantu babaye bapfakazi abandi bayimfubyi batwiciye imodoka bagize gute nawe ufite ibyo yitangarije ngira ngo Rusesabagina rega nawe biranagoye ngira ngo ntaratangira kuburana ngo haka n'icyaha ariko ubwe ari mu Birigi hari video zigaragaza ubwo bari muri press conference we na twe turabanyamakuru reka tubivuge muri press conference yatambukaga YouTube na Facebook we natwagira mungu bavuga uko bagomba gufata ubutegetsi byanze bikunze aha ntitwahatinda rubanza rwanahuje baje banavuga ku maradiyo ngira ngo ubwo Sankara yafatwaga ngira ngo Rusesabagina ubwo yavuze ati Sankara hari ararinzwe bikimara kuvuga ko yafashwe nanone nyuma none ubu bararindamo nuza Sankara amaze kugaragazwa kuri ku bitangazamakuru Rusesabagina ubwe yaravuze ati hari n'abandi ba Sankara bagomba kuvuka bagomba gukora nibwo hahise hajyaho Herman nawe hashize igihe gito abaracakiwe abayisanze he i Kigali Sankara bamere nabi bene babo muri iyi minsi barimo kwanga ashobora kubona ngo ari ntasi y'u Rwanda ari wagiye uzana na Rusesabagina nyine babwira ngo operation irimo nabo zabyama hari ntabwo barimo kuvuga rumwe irimo amabanga menshi kuko aya magambo Rusesabagina arimo kuvuga ati muzane Rusesabagina mudushyire hamwe tuburane mushinje ariko kukibihakana ubwene gihugu bw'u Rwanda David aho rero niho twavugaga ngo ku muntu udafite niko wavugaga mu kanya nawe ku muntu udafite amarangamutima utanashinzwe kuyamenya nkuko nanjye ntashinzwe amarangamutima ya Amerika cyangwa Israel cyangwa naho hose iki kintu kirimo inkuru ubivuze mu kanya uvuga uti niba tutaramenya imvo n'imvano y'ukuntu iri operation ya Ben Laden yafashwe tukatuvuga ko iri muri the most best operations za intelligence zakozwe zikazana uyu mugabo Al Jazeera ni right yayo France 24 nijwe right yayo bwiza.com ni right yacu kubimenya urumva nta vangura ribaye ariko se waragiye uzanye The New York Times uha interview before yuko uha ibinyamakuru byo mu Rwanda uha Bwiza credit uha credit uha n'abandi bose ukagenda uzanye The East Africa uzanye The New York Times noneho ugiye gutanga scoop
ntiwavuga ko ari number 1 kuri Al Jazeera. Noneho babandi nabo kandi barabizanye. Noneho dufate kuri urugero kuri operation ya Bin Laden, twavuze yuko Amerika yavuze ko yafashwe na Navisire, urumva? Noneho kandi arishwa arajyanwa n'iki byose. Noneho wowe ubivuze hajemo nk'akantu ka confusion. Umwe aravuze ati ntago ari Navisire, urumva? Ni Air Force wenda yamufashe. Ya speculation ibiratangiye. Bivuze ngo rero nubundi noneho niho turi bugane tujya no twanzura no ku kiganiro n'abandi n'ibyo byose byanakorwaga no kuri Al Jazeera bikabasawa, ariko Al Jazeera aravuga ati ibyo wambwiye ubu ngubu ko ivuguruje noneho wahinduye byagenze gute. So iyo speculation rero iraza gutera ikibazo none ku rundi ruhande. Ibyo rero nibyo navugaga ngo kugeza kuri isaha icyo navuga muri aka kanya nuko ibizakomeza gushyushya umutwe ino counter attack y'aba bagabo ntabwo yoroshye cyane. David ntabwo yoroshye, ariko ngira ngo iraterwa n'ikintu navuga ko habaho ikibazo cyo kubura sinzi niba ari ukubura analysis, niba ari ugukora oya no guhuza ibikorwa ko ndibuka kuko niba Minisiteri y'Ubutabera igira ba communication office ikagira ba PR, ngira ngo hari ku ingamba zo kuba mbere yuko bajya gutanga ikiganiro runaka bakabanza bati icyo dusubiza nibihe icyo tudasubiza nibihe. Ngira ngo iyo minisitiri wenda aza kugira kwicarana nabo, sinzi niba yaricaranye nabo, hari uburyo bagomba gukora analysis kuri nuza kuri issue va kuri ministeri. Ahubwo niyo iki kibazo kiza kuba gisobanurwa n'ubutabera n'urukiko, kuko inkiko umuvugizi w'inkiko arahari, ariko na ministeri ni ministeri w'ubutabera. Oya ni intumwa nkuru ya leta. Reka ngurugero ndibuka mu 1998 ubwo intambara y'abacengezi yari itoroshye cyane mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Higeze kubaho ikintu kimeze nka saga iteye gutya y'ikintu cyo guhuza kudahuza amakuru ku byaberaga muri iyo ntambara, urumva? Aha rero nkashaka kuvuga iki? Nkashaka kuvuga ko nubwo abantu bamwe batabyibuka, bamwe baracyari batoya, abandi wenda ni n'abakuru bashobora kuba batanabitonyeho konte cyane, ikintu cyo kuba muri iyo ntambara muri operation zaberaga hariya mu majyaruguru n'uburengerazuba, buri wese yaratangazaga amakuru. Itangazamakuru rigahamagara meya akavuga ibi ngibi, n'abaperefe ngira ngo bashobora kuba bari banakiriho. Iki kintu ndibuka ko government yagikosoje, niba nibuka neza, ababyibuka wenda bazamnyunganira, yagikosoje ko iriya case n'intambara na operation zo mu majyaruguru y'u Rwanda n'uburengerazuba zivugwaho n'umuntu umwe witwaga umuvugizi wa guverinoma. Yego, ngira ngo zari prerogative z'umuntu wa byavuga cyane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umwe muri abo ngabo icyo nibuka cyo gusa nuko nta muntu uremereye gutangaza amakuru kuri operation atabaye coordinated ngashyirwe hamwe, sibyo? Noneho mukanya urabona nkumaze kuvuga ngo Minisitiri Busingye arimo gutangaza kuri Al Jazeera, ariko n'inzego n'urwego rw'ubutabera bwabo bushinjacyaha bushinja Rusesabagina, rwaba ubucamanza buburanisha Rusesabagina bafite abavugizi ariko nabo rega ntibavuga ibyo bakavuze. Ngira ngo biba byabereye mu rukiko, ko buriya y'urubanza rwatangiye iyo byageze mu rukiko, ibi byo uvuga ni ibyabereye mu rukiko. Iri hirya kuba wenda wajya gusesengura ngo aha naho umucamanza oya ntago byo byabereye. Rega ikibazo kirimo ngo reka nkwereke ikibazo kirimo kudakorodona amakuru nk'ayanga. Ari naho mvuga ko hakenewe kuvuga ngo na Minisitiri Busingye yagombye kugira ibintu avuga, ntabwo nari mpari igihe simuha amabwiriza. Hagombye kubaho coordination ivuga ngo ino case ireba justice, urumva? For instance kuko niyo saga ubu turimo muri iki gihe nicyo kintu cyo gutrending, ikwiye gutangazwa amakuru mu buhe buryo nande. Ngiye mbona hano hari hakenewe umuntu uzinibura uzimaguye zitangazamakuru. Suko nyakubahwa minisitiri atazizi, ashobora kuba azizi, ariko hari hakenewe uburyo bwinshi bwo kuba yakwikura muri harano, kubera ko n'ubundi ntabwo tuvuga ko hari habi cyane, n'ubundi biracyafite kuba abantu babigora. David harano wumvisha ko u Rwanda rwari rwavuze ko mbere bavuga ko Rusesabagina yizanye u Rwanda nta ruhare. Aho ntabwo tuhasubira twabivuze, nta ruhare rwagezemo. Nyine umva ikintu cyateje saga ahantu cyavuye, u Rwanda rwemeye ko rwishyuye indege yazanye Rusesabagina, kandi mbere baravuga ko karagisiyo ya pasiteri yo mu ngeri we bwite. Ikintu urumva habayeho usa nkaho hanyuranywa amagambo kuri barimo no kuyabalansinga. Dore ikibazo hano kirangaye mavuga ngo ba Harrison bo mu nkiko n'iki byose bagombye kujya bavuga. Iyo minisitiri avuze ukareba igihagararo cya minisitiri akavuga muri kese nk'izi ngizi, nakubwiye ngo hari abantu badafite santima nk'izo we wagira nk'umunyarwanda, n'abanyarwanda bose nabo bafite santima zisa kuri kese nk'izi ngizi. Biba bivuze ngo minisitiri asa nk'urimo guha imirongo ubutabera, urumva? Erega minisitiri navuga ubutabera akavuga ijambo runaka, we uri kuri Al Jazeera, wowe uri kuri USA uravuga uti hajya buriya umucamanza uburanisha urubanza azazana argument itandukanye niyo minisitiri arimo kuvuga. Ariko minisitiri ntigeze akomantinga ku bintu biri mu butabera.
we yavuze gusa kuri case uko iri muri rusange kuko nawe yaravuze ati ntago nshobora kuvuga ku bintu biri mu rukiko ahubwo ikintu cyateje saga kiri guteza n'impaka kuri social media cyangwa kuri Twitter niba ni interview ministre yatanze ntabwo ministre yavuga ngo ntiyavuze kuri ibintu kubera mu rukiko kuko mu biburanwa mbere y'uko urubanza rujya mu mizi cyangwa n'urujya no mu mizi harimo uburyo Rusesabagina yazanye bizafata umwanya munini kandi bizahisura rubanza cyane ko impamvu bihise bihindura ishu isindukanye impamvu bizahisura rubanza ibyo nakubwiye ngo u Rwanda rushobora kwisanga rwaguye mu mutego kuko kwegisradinga umuntu umukura mu gihugu umujyana mu kindi ampulisi bikoreye mu kirere bishobora mu rwego mpuzamahanga abanyamategeko bazatubwira uko byitwa ushobora gusanga uzashaka metre mu ngora akubwira uzashaka metre nkongoye na Maurice Munyentwari babitubwira noneho ni nayo vision ni nayo purpose yi contre attaque urimo kubona Rusesabagina ubutabera Rwanda buramufite that's one secondly arimo kuburanisha ariko kuri contre attaque nawe arashaka kunavuga ati bazampamye ibi ngibi birashoboka cyangwa nzabitsinde nabariko baburane icyuko bashimuse ibyo ariko ntago wenda twizika ariko Rusesabagina ariko abitekereza birashoboka nuvango muri uru rubanza David rumwe mu manza zishobora kuzatinda ni urubanza ruzatinda ariko runakeneye communication iri ku rwego rwo hejuru nibyo natangira urugero rw'ibyabaye mu gihe cy'abacengezi cyo guhuza amakuru guverinoma y'u Rwanda ikeneye guhuriza hamwe amakuru y'ino case urumva kandi akajya ku muntu nibura ushobora kumanipira ntuza media ariko se kuri umunyamakuru ndibuka uyu munyamakuru w'isaga ya Rwanda Untold the Story Jane Corbin wo muri BBC ikibazo yaduteje mu myaka itarenze 5 ntabwo kizi yaje yigize umuntu muri pota uje kureba yaguteje wowe se we munyamakuru cyangwa yateje leta y'umunyarwanda byo ntacyo bitwaye nawe bavuze ko mukanya y'umunyarwanda kandi aho ngaho ugiye kugira yagiteje kugira ngo ni saga yabaye hagati y'u Rwanda leta y'u Rwanda na BBC kugira ngo mu kiganiro turimo hano hazamo n'ibitekerezo na opinion z'umuntu ngene ko mbyumva kandi nawe ufite ukundi byumva byo n'uburenganzira bwawe bagukosora urabona ko nk'umunyamakuru uvuze ntabwo ari ngombwa aho ngaho uvuze gutyo ubaye ubugiye umuntu uza amarangamutima ngewe ndi umunyarwanda kuko na Rusesabagina cyarimo kuburana aravuga ko atari umunyarwanda ngo n'umubiri umufurama noneho jewe nanjye rero ushobora ko ndi umweridese ubitekereza gutyo ntabwo ugeze umbaza icyangombwa cy'ibyo ngibyo ariko ndemera ko ndi umunyarwanda so rero ikibazo cyangwa John Corbin kuko nisaga yateje no gufungwa kwa BBC n'ibindi nk'ibyo ngibyo yateje igihugu cyangwa nawe yiteje ubwe bwite harimo uburyo technical nk'umunyamakuru aba yarinjiye mu gihugu byarasobanuwe abantu bataramuvumbura rero n'aba bantu ba Aljazeera barimo kuza urumva umuntu ashobora kugutega kamera imwe nakubwiye ngo wowe ndabizi uri mu nyungu z'uko uwo muntu aba ari muri professional agahisha ikote agahishamo indi ikote ashyiramo ikode imwe agafata kamera akayishyira ku ikaramu urumva akayambara ku ishati nuko nayo karamu nyine nayisize uyu munsi noneho agafata ikode ya kabiri agafata kamera ya kabiri ati funga kamera funga ntuza nivuganye na ministeri kumbe ni harimo gushaka angle sasa ibintu rero bikenewe abantu b'abahanga mu by'itangazamakuru urumva naho twigeze kuba mu kiganiro cya mbere itangazamakuru bikwiye guhabwa agaciro abacengezi barateye muri Nyabimata baratera ahe hose tujya bagaruye ministeri y'umutekano mu gihugu niko muri press conference byasobanutse rero mvuze ngo n'ubu ngubu dufite conflit international turimo kurwana n'intambara mpuzamahanga ikeneye abantu b'abespecialist mu itangazamakuru bavugana na za Aljazeera bakamenya n'ukuntu zicurika ibintu n'ukuntu zibicurukura Ministre Busingye akabirebera hariya akaba yatanga inama n'ibitekerezo nibyo twavuga hakenewe ya ministeri y'itangazamakuru igomba gufasha guverinoma nubwo twabonye ko ministeri ishobora kubitara amaze igihe twayishatse ku rubuga rwa website y'u Rwanda turayibura twabonye nibashaka n'abaduye ministeri y'itangazamakuru n'aya marira bagatanaza ntabwo yaba akiriho kuko dufite ministeri y'itangazamakuru tugira n'ibyo tubaza tutatuvugisha urumva nishaka imari cyumweru ino saga ibanze ceceke ariko arakenewe kuko mu buryo bwa communication hari ikintu kimeze nk'icyuho gufasha gucura cyangwa gukora ibyafasha bafite amayeri bari abantu itangazamakuru umunyamakuru agomba gushaka tekinike zose agukura amakuru kuko iyo uganira n'umuntu mushobora kumara isaha yose kuko niba wararebye Minisitiri Busingye bakoranye pate ebyiri buri cya kiganiro kirimo pate ebyiri bakoranye ikiganiro cya mbere bakora n'ikindi umunyamakuru rero ashobora kukubaza mukaba mwamara n'isaha muvugana David ariko kuri umunota wa 59 akaba ari bumubwira icyo yarakeneye oya ahubwo ku munota 63 yafunze ibyuma bishyize mu gikapu ibyo mu kete bifunguye akaba ari haza gukura angle kandi amajwi yafite n'ibindi byose yashaka akana kabikotinga kandi urumva uriya munyamakuru ukurikije uko yamubazaga yari afite amakuru nawe ngira ngo yabisobanure kuri Twitter yavuze ko ngo iriya video yabonye ngo ni umuntu umwe muri Minisiteri y'Ubutabera wayohereje yibeshye imugeraho urumva rero ko muri Minisiteri y'Ubutabera naho ni hatari nakora yiwe ubwo rero Rusesabagina yibeshye nimero aza Kigali n'undi nawe yibeshye yohereza video David
nta bintu bidasekwa urumva ntabwo byoroshye ariko ibi bigaragaza icyuho kiri ni icyuho kiri mu guhuza amakuru na communication. u Rwanda reka nkwereke u Rwanda ko najya inama kubona uburenganzira bwanjye hakenewe Minisitiri Busengye n'intumwa nkuru ya leta ngakaba n'umuvugizi wa guverinoma njye mbona yakwiye gusigara kuba intumwa nkuru ya leta akabaho umuvugizi wa guverinoma bagatanga erega buriya biranashoboka mu itangazamakuru ngira ngo twiga isomo rya public relation buriya ufite tuvuge no muri experience umuntu ashaka kubaza inkuru wakumva utabyumva ukavuga ati aha singusubiza biremewe cyangwa se ukanicecekera ushobora kumubwira ati give me time aguha umwanya mutoya numa uragaruka umubwire igisubizo gitomoye wanje no gukorera ntuzi give me time usha Al Jazeera yatejemo ko babibwira wowe nawe urimo gukora source kuri Al Jazeera kandi uri i Kigali ubu umuntu yaviye doha gutanga amakuru gute yateyemo se ajya kunkuraho amakuru ubundi umuntu umva nkubwire David niba muri information kuzitanga hazamo n'igitugu hazamo no gukanga umuntu akwaka inkuru kamubwira uti okay hazamo na siyasa kamubwira ati urashaka inkuru nihangana iminota mike ndaje ukabanza ugasoma ukabanza ukagisha inama ukabanza ukagira cyane kuko namubaza ushaka ko tuganira ikintu iki ukabyumva bya binda gutegamo rero uramubwira ati noneho umpaye akanya gato ndaje ndebe some neza ushaka no kumubeshya some neza ino document ijyanye n'iyi dossier y'umuntu ndakubwira mukanya noneho urashaka gushyirishamo rero aba communication specialist ba menegiste David ntago mbashyize uko byagenze na mbere uko agitanga ariko ndakubwiza ukuri mbere uko agitanga agomba kubanza jewe uko mbyumva muri experience yanjye mu itangazamakuru mu bijyanye na communication ngewe nakubwira nti ubu nyihanganiye gatoya ndaje nguha amakuru none se reka nguha urugero ngo bajye bafata urugero kuri polisi y'u Rwanda urashobora guhamagara uvuga ati wenda n'urugero hano hepfo umuntu yishundi cyangwa se ukavuga ati umupolisi atemye akubise umuturage arapfuye cyangwa umuturage ateye umupolisi icyo gihe ubibajije nka Kabera arakubwira ati noneho Kayiranga nyihanganira ndaje nguha amakuru yuzuye unahamagaye uyu nguyu ntuza wo mu mujyi wa Kigali twagira arakubwira ati nyihanganira noneho akabwira ati ndaza guhamagara mu minota nk'icumi ashobora guhita guhamagara ati rero ikesi iteye gutya ushobora no gusanga uko mu minsi yashize hari umuntu watemye abantu muri Kicukiro abasanze mu kabari abatemye ngiye mpamagara utubari tutariho tuvugane biki koko David twavuga ko tuhari ndamuhamagara na Fande hari amakuru ameze gutya ashaka ugira icyo yambwiyeho niba waba uyazi ngewe nari nyafite yose mfite amafoto mfite buri kimwe cyose ku buryo yambeshya byari kuba ikibazo urimo kubaza ibyuze nari mubaza byonze ariko nari nyere confirmation yiwe ubwo ni nko kuri ya muntu wa Al Jazeera baraje nawe afite amakuru yose aje kubaza confirmation cyane umunyamakuru nyine agomba kuba afite amakuru kirazira kujya imbere ya minisitiri kujya imbere y'umuntu runaka umuyobozi ugiye kumubaza ibintu udafite information ibyo ni ikosa rwose kuri nuvuga ugiye kubaza umuntu kuri polisi y'ubuhinzi nawe iyo polisi y'ubuhinzi ntuyumva ugiye kubaza umuntu kuri kuntu bijyanye na justice nawe justice ntuyumva ugomba kubyumva icyo gihe urugero nshaka guha yarambwiye ati Kayira munyihanganira minota 20 ndaguha amakuru birumvikana ari mpamagaye ariko nahamagaye Fande Kabera yarambwiye ati rero byiza nuko abaza twagera mu mujyi wa Kigali arakubwira ariko ibyo birumvikana noneho iki cyakurikiye David yaraje amakuru neza agenda ambwira nshyiraho vi sanga ndamubwira na Fande amakuru mpaye ni ukuri 100% ni kwa bimaye so icyo ashaka kugira niki nuvuga ngo iyo case study y'uko ibintu byagakoretse muri communication cyangwa uburyo ushobora gutanga simbizi wenda uko bareba babikora muri communication strategy zabo baba barakozwe za menegiste ariko ubundi wenda sinzi niba yaracitswe cyangwa yaratezwe ntabwo yatezwe ariko David nuko mukanya ndaza kugupangirira gatimu ikintu cyashoboka jewe nakora abibaye ari nkanjye nakwima amakuru nkakubwira ngo cyangwa nyihanganira gatoya ndaje mbikubwira fata urugero rumwe David rundi nko kuri rabaro wabonye ko hahisabaho gusohora ibaruwa isa nkaho igaragaza aho ministeri ihagaze ariko giye kubwanjye nkurikije uko nabibonaga David no kuvuga ministeri yisobanuye ko Al Jazeera kandi bakoranye ikiganiro uko nabibonaga David iriya baruwa ntabwo yari ikenewe ahubwo iriya baruwa bari kwicecekera basakuza bagasakuza kuko biriya ni nka pressure nko kugaragaza pressure imbere ya Al Jazeera abasakuza bagasakuza kuko uriya munyamakuru yavuga ati amashusho yarayafite ntago amashusho ntago yayaremye ntago David burya warema ibindi ngewe uri uzanye ishusho waremye nabice nkabibona ubwo rero abandi nabo tutabura kuvuga baraje bavuga bati noneho ministre kanaka cyangwa ministre kanaka yatitiye imbere ya Al Jazeera
abafite iyo angle ahubwo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda babonye ibyo bavuga urumva rero nicyo twavugaga tuzana n'abajya ku mwanzuro manasoza ikiganiro giye mu kanya ngiye kuvuga ngo upangire nk'itimu yagubye gukemura nk'ibibazo buriya rwose hagombye kubaho team working entre ministeri y'itangazamakuru itabaho yagombye kubaho urumva hakabaho no guhuza amakuru mu buryo ubu cyangwa buriya nkuko nakubwiye byize ko 98 mu gihe isaga y'abacengezi urumva ku buryo umuntu ajya gutangaza amakuru ajya kwakira ikinyamakuru kuko nako warushyizemo mu kanya aho ka police rero urugero ni police azi imitego bari mu mutege urumva none akayitegura yose aho abona bitari ngombwa nyine akamubwira ati uzagaruke ejo yaramubwira ati gushaka kumubwira uti nyihanganira iminota mikeya naho mwamuri live ubundi ze bivuze iki muri live uramubwira ati nyihanganira mbanze ngire document soma iri bume information ya nyayo yagutwara ikize kuko ndakubwiza ukuri ikintu abantu bagomba kumva muri aya makuru turimo kugira ngo wenda banumve n'impamvu twabitinzeho cyane nuko ikintu kijyanye n'izi operation zifata angle mpuzamahanga yaba operation Israel yakoze muri Uganda urumva kandi yari operation yari operation yo kubohora abantu babo buriya n'ubu ngubu abagande bashatse bashinga urubanza bakavuga ati mwadusenyeye ikibuga cy'indege mudutwikira indege 20 zingahe za Air Force urumva bagiye mu rukiko mpuzamahanga Israel ntabwo yavuga ngo twaje kubohoza abantu bacu ntabwo Uganda yishe Uganda yavuga ati n'ubundi twari kuba basubiza niyo mutaza kudusenyera ikibuga Israel baragisenye batwikira n'indege bacyubaka da buriya no ko wenda ari diplomasi batabishaka ariko babareze cyangwa byatagace kubera imyaka ishize cyangwa kubera inyungu wenda ubutegetsi buri muri Uganda bwari bufite bushanga ntacyo bibutwaye ariko indege zabo bazigura urumva nibi rero u Rwanda ino operation rwakoze ni operation yabaye successful n'inziza koko ariko iyo operation izahagiza u Rwanda kurusha ndetse n'impamvu nyamukuru yatumye iyo operation ibaho uko bazagenda azaburana ibi abiburana wenda ashobora no gutsinda jewe mbona wenda hari ibyo u Rwanda ruzagira ugaceceka rwabyihorera cyane cyane iyo ruceceka kera ariko nk'uyu mupasiteri rwose ibintu yatangaje ngo niyo mwungere yabiceceka kuko muri intelligence uko ntekereza nubwo ntabihugukiwe hagomba kubamo ibanga iyo consignment iyo babiceceka none se ubundi ko atari filime yari isohotse ko nakubwiye ngo nibya Abbottabad by'ukuntu bishe Amerika yishe Bin Laden urumva yasohotse nyuma y'imyaka ingahe bagombaga kwihigiye bakavuga bati iminsi izatubwire urumva abantu bakabyiga mu academy militaire kugira ngo twatangiye tujya operation Kitona mu sesenguzi twakoraga tuzimenye muri iyi minsi mu sesenguzi twakoraga twagendaga tuvuga tuti filime ya Rusesabagina bamwe bagakeka ati yavuye bamwe bati yaziya umva twagize uko tubivuga mu buryo bwinshi butandukanye kandi sha iri operation Kitona uriya munyamerika nawe wayanditse nawe n'umunyamerika wayanditse urumva ha bya bindi bagatanazi bavugaga ubusanga nta makuru dufite urumva nawe niho amakuru agahabwa abanyamahanga twege bakayatwiba so iki kibazo rero twagisoza ariko ni ikibazo gikomeye dusanga batanga inama David ngira ngo ikintu cya mbere nge mbona gikwiye nuko dukeneye hakenewe ministeri y'itangazamakuru cyangwa se hasigaye hakenewe imikoranire ku bantu baba specialist muri communication kuri ba ministry ku bayobozi runaka kugira ngo imbaraga no kuri government birusange kugira ngo bafashe communication bafashe mu analysis mu busesenguzi mu makuru agiye gutangwa mu byo agiye gutanga kuko ushobora kuba ufite ibi ugiye gutanga biri clear ari ukuri ariko noneho uburyo muri style terimo bitangamo zikaza gufatwa kubundi cyangwa zikabyara umuti kandi kandi service ya Attorney General y'u Rwanda igatandukanywa no kuba umuvugizi w'u Rwanda haka umuvugizi w'igihugu n'intuma nkuru ubwo tubona mu ndiko kavanga umuvugizi wa president umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda cyane umuvugizi wa presidence none se ntitubona abavugizi ba White House ntitubona abavugizi donc communication team ikongerwamo imbaraga kuko wavuga ko hari ahantu hasa nk'aharimo imyanya abantu bamwe binjiriramo icyuho tuvuga David nyine urumva hakenewe uburyo bwo kw'imikoranire nicyo kintu twavuga aho usanga aba PR n'abashinzwe communication hataho imikoranire n'aba boss iyo mikoranire irakenewe aho mushobora gukora ubusesenguzi mwabona binabasize David kuko buriya nkatwe mu itangazamakuru ujya kwandika inkuru cyangwa ujya gukora inkuru rimwe na rimwe wanayirangiza ukaba washaka undi muntu wo mu kinyamakuru uzi w'umuhanga mu edit ukamubwira ati rero iyi nkuru yanjye yifate uyisome undebere urabona yujuje ubunyamwuga urabona nta hantu nimenye inda nta hantu nshobora kwitega kuko akeshi inkuru urayikora ukavuga ati inkuru yanjye yujuje amategeko yujuje amahame y'itangazamakuru iyi nkuru yanjye ifite fact
ugakora fact checking ukareba ko ibyo gutangaza bitazagira ingaruka. Noneho rero hari n'akandi gakoryo twavuze kudukoryo kwitangazamakuru nuko abanyamakuru bakora ntabwo turimo kwimena indariko ubutsesaga nk'izi bitangazamakuru by'i Burayi byo mu burengerazuba bwiza bari n'aba businessmen bakora business hari igihe bakavuga bati okay muri no saga noneho ashobora kurimo n'amafaranga ikintu reka nkivuga nuko nta fagite nyifitiye nitagitegeze kwishwa mu itangazamakuru bamwe bakaba bakora beef bakayikereya bayikereya ubu rero mbikubwiza ukuri nabyo birashoboka ugasanga bamwe baravuga turi Al Jazeera turimo ko investigating none abandi nabo bakaba babibonye bakabishakamo n'amafaranga making none ubundi David nkubaze kuvuguruza bene aya makuru bibigendamo amafaranga lobbying z'amafaranga menshi cyane ubundi inkuru ni iki inkuru ni icyo kijumba cy'umunyamakuru gutangaza inkuru kabo wa mbere nkubwije ukuri ko iyi inkuru ya Al Jazeera ubu hari abandi barimo kuvuga bateka noneho tujye kureba uyu ni umuti aba batipe bakoze iyi nkuru bakoze kandi abandi bazayigendera bashakaho amafaranga none se reka mubwize ukuri ushobora gusanga hagiye kuza za BBC haze za France 24 cyangwa nibatabaha amakuru zo zishobora gufata iriya zikoresha kotinga Al Jazeera ndakubwiza ukuri iyi ni izi nkuru wenda za New York Times zigiye kwandika ibinyamakuru bigiye kwandika ngira ngo no mu Rwanda ibinyamakuru byose byandika ikimara gusohoka bita byandika ko u Rwanda rwishyuye indege yazanye Paul Rusesabagina ubwo rero bishobora kuba ikirombe cy'amafaranga wenda kuri buri ruhande buri wese atekereza ko arimo arabavuga batereka tujye ku ruhande rwa leta y'u Rwanda aravuga ati tujye ku ruhande rwa Rusesabagina hano harimo inoti mu byago by'umwe babyungukiraho David reka dusoze ikiganiro ngira ngo nta kindi dufite twarenzaho dushimira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com kuba mwabanye natwe muri iki ikiganiro cyavugaga kuri saga cyangwa se ku ntureka n'impaka biri kujya cyane birimo kuboneka mu itangazamakuru kandi nkuko buri mu itangazamakuru gusa no ku bantu kuti cyaba abantu bakurikira politike y'u Rwanda abantu bakurikirana mpuzamahanga y'u Rwanda n'ubutabera aho bari kwibaza u Rwanda mu minsi yashize rwavuga ko nta ruhare rwagize mu kuzana Rusesabagina none barimo kwemera ko bishyuye indege bari kwemera ko bishyuye indege n'ibindi bwo zabivuga gusa icyo nashimira ikindi navuga nko ku muryango wa Rusesabagina kuko bakurikira Bwiza TV baba dukurikiye ku isi yose ni icyuko nanone wenda nk'agaciyemo nshaka gusozerezaho nuko ntekereza ko imbaraga zakoreshejwe mu kuzana Rusesabagina harimo no kumuha agaciro uko mbitekereza icyo niyo opinion yanjye uti gute imbaraga zakoreshejwe mu kumuzana na procedure yanyuzemo hotel yarayemo indege yajemo ibiryo yariye private jet narakomeye cyane reka nkwereke n'ukuntu yaba nakomeye reka komere nubwo hakana ubunyarwanda n'uburenganzira bwe utiko ruzabyemeza urumva nuko jewe ko David siko rubanza rwa mbere ubonye ruciye live ku mateleviziyo abyihorera atandukanye mu gihugu amayinite yarashiriye urumva naho kuri za YouTube social media ukibaza wagira ngo ndi filime ya Hotel Rwanda irimo gukimwa ngo ni episode wajya ngo ni episode irimo akano shaka gucaka ngo nakangaka ni nk'ubujyana mu muntu abagira abantu navuze no ku muryango Rusesabagina nuko bene izi process zo kuzana Rusesabagina mu buryo a gauche iba ari operation tubona kuri a droite nuko bigaragara ko muri mind y'u Rwanda hatigeza kandi hari abanshi bashobora kubyuriraho hatari harimo ikintu cyo kuburisha ubuzima bwa Rusesabagina kuko nubundi ugiye kuvugira leta y'u Rwanda oya ndavuga ndimo kubwira umuryango wa Rusesabagina aho ngaho rwose sindi kumwe nawe David ntabwo mbwira leta y'u Rwanda ndabwira umuryango wa Rusesabagina ndavuga ku gaciro Rusesabagina yahawe nuko iyo operation ibihenze kurusha yuko ikibazo ni agaciro Rusesabagina cyangwa ikibazo n'ibikorwa Rusesabagina yakekwagaho icyo nshaka kwerekana nubona umuntu nka Sankara yaratumwe indege muri Komori ikamuzana ukabona uyu nguyu atumwe indege none se Munyabimata hari amaze kugwa abaturage banga umuturage w'u Rwanda ni ukomeye cyangwa se amasasu yasubizagayo FRN yarangaye kuzana umuvugizi wa FRN ukazana umuyobozi wa FRN ubwabyo byari ikintu ni ikintu gikomeye ino version nshatse kuzana hari umuntu wenda dushobora kuyumva neza nyisobanure neza nubona umuntu nka kuriya Mudasiru bamukuye muri FRDC yamuvanye muri Kongo ikamuzana ari inkomere nuko muri iryo kotaniro ryo kurasana na Mudasiru urumva isasu ryarashe Mudasiru urumva rya FRDC byashwaga no kumurasa akava ku isi ni ukwerekana agaciro nubwo tuba turi mu bibazo igihugu kiba giha abantu systeme y'ubutabera si yo gukanda umuntu niyo ko mu kutabera kuko niyaza gukandwa ari gukandirwa muri amashyamba agakandirwa muri iyo ndege agakandirwa i Dubai agakandirwa yuse ko bigaragara ko leta y'u Rwanda ari mufite mu maboko n'amakuru yari afite nuko babitwereka sibyo sasa kumuzana imbere y'ubutabera rero ni ibintu byemewe ariko ngira ngo kumuzana imbere y'ubutabera ko ari no kwereka amahanga ko kuko ngira ngo David naho nashaka kuganisha ari ikibazo cyari gihari cya FRN cyari kimaze igihe mu majyepfo FRN ivuga ko yagabye ibitero ngira ngo hari imodoka zatwitswe ngira ngo kumuzana kwiwe ni ukwereka amahanga
icya mbere cyo no kumufata kuko iyo ufashe ingabo niba ingabo zayoborwaga ugafata umutwe hari amategeko agenga ufashe bosi w'ingabo ubwo uziciye umutwe ubwabe ngira ngo kuva Rusesabagina yafatwa uracyongera kumva iyo ntureka ya FRN se ngira ngo jewe unakijyanishe nuko ayo ukijyanishe nizo mbaraga nicyo gihagararo niyo icyo gihagararo cyo gufata uwo muntu ariko nabijyanishe kuko tugomba kumenya ko twagombye kumenya ko nizi saga turimo kuvugaho kuba Rusesabagina ari mu butabera ntago ari mu kaga ari muri systeme yubatse ariko nta wishimira David ngira ngo resistance zihari zose nuko Rusesabagina yafashwe akaba afunzwe umuryango we ngira ngo impamvu wandika ukomeje kubona ibintu byose nuko afunzwe uzajye kuri YouTube rero uvuge nk'ibyo yavuze noneho uvuge ne cyo se nambivuga giye ko bitari ko ntari umunyepolitike genda umunyamakuru hari ijambo rikoreshwa mu Giswahili rivuga ngo shida njo nyine icyo shaka kuvuga nuvuga ngo uko yenda kose David Rusesabagina ari mu butabera ariko ngira ngo ishu ya Rusesabagina irenze wazabona natsinze ubutabera dukurikirana ubanza uri kuri YouTube ngira ngo wigeze no kwivuga ko ashobora kuzatsinda yatsinda da reka dusoze ikiganiro dushimira abagikurikiye mukore subscribe mukore na comment mukore na like ibindi nakagaruka